Imana ishimwe cyane kubw'iki cyumweru kindi duhaye kugira ngo tubashe kuba imbere yayo mu buryo bw'ijambo ryayo, nubwo mu turere twinshi ntabwo twateranye kubera ikibazo cy'icyorezo, ariko nanone Imana ishimwe kuko turi hano, turi imbere y'Imana duhagarariye benshi bagomba kuba bari hano, kandi by'umwihariko hari abandi bari mu ngo zabo turi kumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nanone nongere mbasabe rero nanone kuba uri hano kugira ngo ufashe ubutumwa bwiza bugere kuri bene data batari hano. Ndagira ngo wumve ko hari icyo Imana igushakaho, hari icyo Imana idushakaho, kandi ni ukuri dukomeze dusenga Imana kuko ifite igisubizo. Ijambo ry'uyu munsi rero, Imana itegura inzira y'umugisha. Reka dusome mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 30 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Ibyo byose nibimara kukubaho umugisha n'umuvumo nagushyize imbere ukabyibukira mu mahanga yose Uwiteka Imana yawe izaba yarakwirukaniyemo, ukagarukira Uwiteka Imana yawe ukayumvira, ugakora ibyo ngutegetse uyu munsi byose wowe n'abana bawe, ubikoresha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, Uwiteka Imana yawe izagarura abawe bajyanwa ari imbohe, ikubabarire isubire guteranya abawe ibakuye mu mahanga yose Uwiteka Imana yawe izaba yarabatatanirijemo. Nguhaye ikaze rero mwene data muvandimwe, turi kumwe imbere y'Imana, waba uri hafi cyangwa waba uri kure. Ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi Imana iduha ijambo ryayo, Imana itegura inzira y'umugisha. Imana itegura inzira y'umugisha turabigarukaho, ariko ndagira ngo tubone ko aya magambo tumaze gusoma makeya, Imana ivuga ngo nugarukira Uwiteka Imana yawe, niwumvira Uwiteka Imana yawe. Ndizera nashidikanya ko nitwumvira Uwiteka, nitugarukira Imana, hari icyo yiteguye gukora. Ubu turimo turagenda dusatira gusoza igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, cyakomeje kudufasha buri cyumweru, kandi igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri ni ikibwirizwa Mose yabwirije Abisirayeli igihe bari hafi kwinjira i Kanani. Ku cyumweru gitaha tuzabona indirimbo ya Mose. Mose mbere y'uko arangiza umurimo we, mbese uburyo yari ari kuwusoza, yabashije guhimbaza Imana. Ntabwo yari afite agahinda n'uburakari kubera ko wenda bene abo bagiye kwinjira i Kanani, ahubwo nawe yarebaga ko mu ijuru ari kwerekeza ari heza. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero burya Imana igitegura inzira y'umugisha. Kubera rero iki cyorezo cya COVID-19 ntabwo amateraniro yabashije kuba cyane cyane hano mu mujyi wacu wa Kigali no mu tundi turere dukeya, ariko nubwo ari uko bimeze Imana ishimwe cyane kuko yatanze ubwenge, ishyiraho ikoranabuhanga kugira ngo ijambo ryayo rikomeze byanga byakunda, kuko niryo ridutunga, niryo ridukomeza, nicyo gisubizo, niyo nzira imwe rukumbi tubasha kubonamo ibisubizo by'ibibazo byacu byose. Uyu munsi rero, waba uri hano, waba uri iwanyu mu rugo, ahantu uri hose, ndagira ngo tube imbere y'Imana dutekereze ku ijambo ritubwira ngo Imana itegura inzira y'umugisha. Imana igutegurira inzira y'umugisha. Wenda hari ibyo umaze iminsi ubona bimeze nk'aho ari umuvumo, hari ibyo umaze iminsi urwana nabyo ubona bisa nka karande, ariko uyu munsi ijambo Imana iduhaye muri iki cyumweru, ijambo tuzatekerezaho ni Imana itegura inzira y'umugisha. Nta yindi nzira tuzabona, ntayiriho. Iyo ndirimbo twayiririmbye, nta yindi nzira tuzabona, ntayiriho habe n'imwe, kuko inzira ijya mu ijuru ni inzira y'umusaraba. Imana ishimwe cyane. Ni inzira ya Kristo. Muri Yohana 14:6 Umwami Yesu ati, nijye nzira, nijye kuri, nijye bugingo, ntawe ujya kwa data ntabujyanye. Ushaka ubugingo ni muri Kristo, ushaka ukuri ni muri Kristo, ushaka inzira ni muri Kristo. Haleluya. Urahirwa rero mu gihe wafashe Kristo. Icyo usigaje ni ukugira ngo umukomereho kandi umukomeze, nawe agukomeze, maze tugende inzira tugana umugisha Imana yaduteguriye. Imana ishimwe cyane. Aho uri hose rero, ndashima Imana ko twabashije kuba turi kumwe uyu munsi, kandi turi kwinjira mu nzira y'umugisha. Imana ishimwe cyane. Mureke twese hamwe rero turwanye Satani. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Niwe mwanzi wacu. Tumenye umwanzi wacu. Umwanzi wacu ni Satani utatwifuriza ibyiza. Muri Yohana igice cya 10:10 haravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko mu murwanye nawe azabahunga.
nitumurwanya mu izina rya Yesu, kuko twahawe ubutware. Umwami Yesu wazutse akazuka afite urufunguzo rw'ikuzimu ndetse akanesha ikuzimu n'imbaraga zose z'umwijima, yavuze ati mbahaye ubutware, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Iyo ni inshingano y'ijuru, ni misiyo twahawe. Turi muri iyi nzira y'umugisha ni ukureba ese iyo nshingano twahawe turi guhindura abantu bose abigishwa. Ibihugu 137, imirenge 116, ese aho hose ni hangaho ufite ku rutonde rw'ibyifuzo, ukavuga uti Mana ndasengera igihugu iki n'iki, kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo, kuko nicyo gisubizo twahawe, ubutumwa bwiza bwa Kristo niho dukirira indwara, ubutumwa bwiza bwa Kristo niho duhagarara nk'indashyikirwa. Ese byibuze hari igihugu kimwe cyangwa bibiri uri gushyira imbere y'Imana kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe kugerayo? Iyo ni inzira y'Imana, ni inzira y'umugisha. Imana ishimwe cyane. Ubw'ibyo rero urahirwa kandi uri umunyamugisha igihe cyose utekereza ku ivugabutumwa ndetse na misiyo, igihe cyose utekereza ko abantu bagomba kubona ibisubizo muri Kristo, kuko niwe nzira imwe rukumbi. Mwitangira igice cya 3 umurongo wa 15, ubwo umuntu yari amaze gucumura, Imana yahise itanga ubuhanuzi, iravuga ngo urubyaro rw'umugore ruzamenagura umutwe w'inzoka ariyo Satani. Urubyaro rw'umugore nta wundi ni Mesiya waje ari Kristo. Akavuga ati muri jyewe uwinjira muri jyewe nzamurinda kandi nzabana nawe. Kuki? Kuko abo mfite mu kiganza ntawe uzabavuvunuramo. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero Imana yaduteguriye inzira y'umugisha. Dukomeje kurangiza no gusoza iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, cyangwa se kwibutsa Abisirayeli, kwibutsa urubyaro iby'ijambo ry'Imana, tubone yuko hari umugisha Imana yadushyize imbere. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Kubw'ibyo rero uyu munsi utangire usenge uvuga uti Imana nanjye ngiye gusengera ivugabutumwa ry'iwacu, nanjye ngiye gusengera ivugabutumwa ry'igihugu ndimo, nanjye ngiye gusengera ivugabutumwa ry'isi yose, nanjye ngiye gusenga Imana ihagurutse abavugabutumwa, ihagurutse abigishwa, ihagurutse abizera kubwo kwagura ubwami bw'Imana. Ndakubwiza ukuri, Imana nikureba izakunezerwa kandi izakwishimira. Ni ukubera iki? Nuko imbuto tugomba kubiba ni imbuto z'urukundo kandi ni imbuto z'ijambo ry'Imana. Ubundi ngo umuhinzi yasohoye imbuto arabiba, ngo ariko akimara kubiba umwanzi araza abibamo urukungu. Hari umwanzi, hari imbuto ari kubiba mu gihe cya none, arimo aragerageza kubiba ukutizera, noneho akajya mu mutima w'umuntu wizera akabibamo ukutizera no gushidikanya, agashyiramo ubwoba ndetse agashyiramo no kwiganyira, agashyiramo kwivovota. Ariko mwene data muvandimwe, ndagira ngo uyu munsi tumenye ko hari inzira Imana yaduteguriye kandi ikaba ari inzira y'umugisha. Ni inzira ya Yesu Kristo, nta yindi nzira. Ni inzira yo ku musaraba, ni handi tugera twikoreye imitwaro yaturemereye, twahetamye ibitugu maze tugaturwa imitwaro. Umwami Yesu ashimwe cyane. Muri Matayo 11:28 ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi mbese uri wawe, uyu munsi ahantu uri hose, ndakwinginga ngo imitwaro yawe uyishyikirize Umwami Yesu ku musaraba, ku musozi wa Elayono. Haleluya! Ku musozi wa Karuvari ni ku musaraba, ku musozi wa Elayono ni ubwami bw'Imana. Mu cyumba cyo hejuru kwa Mariko ni ugusenga dutegereje ibyasezeranijwe, kandi dutegereza Imana byanze bikunze. Imana yiteguye kutwereka no kudushyira mu nzira y'umugisha. Imana yaduha ubutumwa rero bunesha Satani ugerageza kugira ngo aturimbure. Kubwo ibyo dufata ubutumwa nk'intwaro izadushoboza gukora iby'Imana ishaka. Ubutumwa bwiza ni intwaro izadushoboza guhagarara dukize ibikomere, tugakira inkovu, guhagarara nk'indashyikirwa zo mu buryo bw'umwuka. Imana ikakureba, ikakwishimira, ikakunezererwa. Niyo mpamvu yabikoze, niyo mpamvu yabanye nawe muri iki cyumweru, niyo mpamvu yakomeje kugusohoreza ubutumwa bwo kuvugururwa, bwo gutangira bundi bushya, kugira ngo iguhe umugisha. Ntabwo bigomba gukomeza uko byahoze, nubwo abantu bavuze byinshi, nubwo hari byagiye bigaragara ko bimaze igihe nk'imisozi, ariko Imana yateguye inzira y'umugisha. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Imana rero iteguye inzira y'umugisha gute? Ukunde Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Ukunde Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose.
no mu ntekerezo zawe zose. Ese reka nkubaze, iyo ubyutse ukangutse mu gitondo, ikintu cya mbere utekereza ni iki? Ese utekereza Kristo? Ese utekereza ku Mana? Ese utekereza ivugabutumwa? Mbese ni ukuvuga ngo icyo utekereza bwa mbere umenye ngo ni uko nguko nyine, ni uwo nguwo uwo uriwe. Niyo mpamvu Yosefu iyo yatekerezaga, iyo yajyaga kurota inzozi, yarotaga akoreshwa n'Imana, yarotaga akoreshwa n'Imana mu buryo butangaje. Kubera iki? Kuko yafataga isezerano. Imana ishimwe cyane, kandi ni ukuri n'ubundi Imana ihabwa icyubahiro. Kubw'ibyo rero witegure kwinjira i Kanani, witegure kwinjira mu isezerano, ndetse witegure kwinjira mu bisubizo. Imana ishimwe cyane. Uzitegure gute rero? Icya mbere rero, we kwiriganya wowe ubwawe. Burya hari abantu babeshya abandi nabo bakibeshya ubwabo, hari abantu bariganywa nabo bakiriganya. Ariko ingingo ya mbere y'ijambo ry'uyu munsi, we kwiriganya wowe ubwawe, ahubwo wizere ko Imana ishobora byose, ishobora no kudutsindira icyorezo. Ibyo ubyizere. Nutabyizera rero uraba wiriganya wowe ubwawe. Ni kuko hari ibyo tugomba gukora nk'abantu, hari ibyo tugomba gushyira mu bikorwa, ariko twizere yuko noneho bimwe tudashoboye Imana yo ibishoboye. Imana twizera ni Imana ishobora byose, ni Imana izi byose, ni Imana ibera hose icyarimwe. Kubw'ibyo rero twe kwiriganya ubwacu ngo tuvuge ngo ngo Imana ntabwo yabishobora, ngo hariya naho biragoye. Oya, ahubwo Mose ubwo yabwirizaga Abisirayeli kugira ngo binjire i Kanani, yarababwirizaga kugira ngo nibagera hariya hakurya bazamenye ko nibashaka Imana, Imana izabagarurira n'ababo batatanye, ikongera ikabegeranya. Kubera iki? Kuko bumviye Imana, bashatse Imana. Kubw'ibyo rero twe kwiriganya ubwacu, ahubwo twishingikirize ku bihamya byatambutse. Bishatse kuvuga ngo ya Mana yavanye Abisirayeli muri Egiputa, ya Mana yabanyujije mu nyanja itukura, ya Mana yabitayeho ikabagaburira mu butayu, iyo Mana niyo ibana natwe. Yabwiraga Abisirayeli niyo igiye kubana namwe, ikabambutsa Yorodani maze mukinjira i Kanani. Kubw'ibyo rero mwe kwiriganya ngo mutangire muvuga ngo ntibishoboka, nk'abo kwa Kora, nk'abo kwa Oni, nk'abo kwa Abiramu barimbukiye mu butayu. Ahubwo tumenye yuko Imana iri kumwe natwe, kandi iri kumwe natwe kugira ngo idushoboze. Kubw'ibyo rero iby'ububata byatambutse byo muri Egiputa twe kuba ari byo twibaza, ahubwo dutekereza Imana iri kumwe natwe, itugenda imbere kugira ngo iducire inzira y'umugisha. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero ntuzigere wiriganya na gatoya, ntuzigere wihenda, ntuzigere wituburira, ntuzigere rya jwi ryo muri we rikubwira ngo ntibishoboka, ibyo ngibyo uryangire, kuko Imana yateguye inzira y'umugisha. Icya kabiri, we kuriganywa n'ibikuzengurutse. Ubwo Abisirayeli bari bageze ku nyanja itukura, barebye inyanja itukura bumva ibyabo byarangiye, bati turapfuye noneho birarangiye. Bareba inyuma bakabona Farawo n'amafarashi n'amagare y'intambara n'abasirikare ba Egiputa, bati turapfuye birarangiye. Kubera ibyari bibazengurutse, bari bafite inyanja itukura imbere, iruhande rwaho hari imisozi irumbaraye, inyuma hari abasirikare bakomeye, bati turapfuye turashize. Ariko Mose umugaragu w'Imana, umukozi w'Imana, arababwira ati umva rero mbafitiye inkuru uyu munsi, inkuru nziza y'agakiza. Mwihagararire gusa maze murebe gutabarwa. Uwiteka wabahagurukije rya joro rya Pasika, hari ubutabazi abazanira uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Ibituzengurutse bijya bidutera ubwoba, bikaturiganya, bikatwibagiza abo turi bo, bikatwibagiza ko turi abana b'Imana, bikatwibagiza rya joro ry'umwana w'intama wa Pasika udafite inenge, maze tugatangira kugira ubwoba. Wasanga abandi bagize ubwoba, nawe ukagira ubwoba. Wasanga abandi bivovota, nawe ukivovota. Wasanga abandi babuze ibyiringiro, nawe ukabura ibyiringiro. Kubera iki? Kubera ibikuzengurutse. Kubw'ibyo rero ibikuzengurutse bye kukuriganya, bishobora kuba ari amagambo y'urucantege, bishobora kuba ari ibibazo. Ibyo byose bye kukuriganya ngo bikwibagize ko uri umwana w'Imana, kandi wahawe ubutware bwo gusenga mu izina rya Yesu. Kubw'ibyo rero ibihamya birahari. Niyo mpamvu Abisirayeli bakomezaga kugenda bajya imbere y'Imana mu rusengero, bakomezaga gukurikira isanduku y'isezerano, noneho kugira ngo isanduku y'isezerano nibasha kubajya imbere babashe kugenda, nawe ijambo ry'Imana niri kujya imbere ubashe kugenda. Muri iki cyumweru
byibuze fata akanya, fata iminota mikeya 5 gusa utekereze ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana iguhaye uyu munsi, Imana yaguteguriye inzira y'umugisha. Imana ishimwe cyane. Nta yindi nzira, ni Yesu Kristo, niwe waje aravuga ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Kubw'ibyo rero Abisirayeli bakomeza kuziriza iminsi 3, iminsi y'itorero, iminsi yo kuzirikana iby'Imana yabakoreye, iminsi yo kuzirikana iby'Imana ikora uyu munsi, n'iminsi yo kuzirikana iby'Imana izakora mu gihe kizaza. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero nawe ujye ufata akanya urebe ahatambutse hawe, ujye ufata akanya urebe uyu munsi, ujye ufata akanya urebe n'ahazaza. Kubera iki? Kuko uyu munsi ni ishusho isomeka cyane ikwereka ahazaza hawe. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero, icya mbere, we kwiriganya ubwawe. Icya kabiri, we kuriganywa n'ibikuzengurutse. Icya gatatu kandi, we kuriganywa n'ibisubizo. Imana ishimwe cyane. Imana itanga ibisubizo. Imana niguha ibisubizo, nyaboneka numara kugera i Kanani ntuzatangire kwibagirwa ngo utangire gusenga imana z'abanyakanani. Abo ngabo Imana yirukanye ikabasohora kugira ngo ikwinjize. Kubw'ibyo rero ntuzariganywe n'ibisubizo ngo numara kugera mu bisubizo wibagirwa Imana yakugiriye neza. Hari abagera mu bisubizo bakibagirwa no gushima Imana ko ariyo yabikoze. Kubw'ibyo iby'Imana iri gukora bye gutuma uva mu isezerano, bye gutuma uva mu nzira y'umugisha, ahubwo bikubere umwanya wo kurushaho kwegera Imana. Hari Abisirayeli babonaga manu bakavuga ngo iyo tubyutse tubona manu nta kindi dushobora kubona, ariko ubundi twakoraga imirimo dukubitwa. Ibyo rero ni ukuriganywa n'ibisubizo, ni ukuriganywa n'iby'Imana iri gukora. Kubw'ibyo Imana iduhaye ijambo ryayo, kubw'ibyo igiye gukora, kugira ngo bizatume turushaho gushaka mu maso y'Imana, bizatume turushaho guca bugufi, bizatume turushaho kumvira Imana no kugendana nayo. Niyo mpamvu ubwo Aburahamu yari amaze kugira ibisubizo byinshi, ndetse ari kumwe n'amatungo menshi, ndetse ari kumwe na mwene wabo Loti, ariko icyo gihe ntabwo yariganijwe n'ibisubizo, ahubwo yafashe umwanzuro abwira Loti ati kuva uyu munsi urahitamo inzira ugenda, nanjye ngenda inzira yanjye. Ntabwo byari byoroshye, byari ibisubizo gusa, ariko Aburahamu afata umwanzuro. Kubw'ibyo rero nawe nubona ibisubizo, nubona ibyiza Imana igukoreye, ujye ujya imbere y'Imana usenge, usaba ubwenge kugira ngo umenye uburyo ki ugiye kuguma mu nzira y'umugisha kandi uri kumwe n'ibisubizo Imana igwa. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero turangiza, ndagira ngo mbabwire ngo kwinjira i Kanani byari urugamba rutoroshye, ariko ari umugambi w'Imana. Kubw'ibyo nurwana n'urugamba, ariko umenye uti ndarwana urugamba ndi mu mugambi w'Imana. Icyangombwa ni ukuvuga ngo ndarwana urugamba ndi mu isezerano nahawe n'Imana. Kubw'ibyo rero imbaraga z'umwijima zizahunga imbere yawe, aho uzajya gukandagira abamarayika bazaba bahakubanjirije. Kuko Imana yaguteguriye inzira y'umugisha. Kubw'ibyo rero icyo tugomba gushaka ni imbaraga z'Umwuka Wera, maze tukaba imbere y'Imana 2 cyangwa 3, maze tugashaka mu maso y'Imana, tukitandukanya n'ibizira, tukitandukanya n'iby'Imana idashaka, tukihana, tukiyeza, maze Imana ikaza ikadukiza, ikadukiriza igihugu, ndetse ikatukiriza isi. Kuko iyabisezeranye niyo kwizerwa, ndetse no kubikora izabikora. Turi mu bihe bitoroshye rero, ariko ntugire ubwoba, ntutinye. Kubera iki? Kuko ubwoba no kwizera ni ibintu bibiri bitabana, kimwe nuko umwijima n'umucyo bitabana. Kubw'ibyo ntugire ubwoba, ntutinye. Imana twizere irahari kugira ngo iduhe imbaraga, kugira ngo iduhe umugisha, kugira ngo ituyobore mu rugendo rw'umugisha. Imana ishaka kukugarurira ibyo wanyazwe kandi ikabizana ibikubye inshuro 10. Imana ishimwe cyane. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe himbazwa, wawe icyubahiro, Mana nzima, Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana w'umuteguro mwiza, wateguriye Abisirayeli kwinjira i Kanani, kandi wabayoboye ku manywa na nijoro. Natwe uduhaye inzira y'umugisha, kandi wagambiriye kugira ngo uhe buri umwe wese umugisha, ndetse uduhe ibisubizo. Uwiteka Mana, turakwinginga kubw'abakirwaye iki cyorezo, kugira ngo ukomeze kubakiza. Twabonye ukiza benshi, ndetse turagushimira aho ugeze ukora Mana, kandi tugusaba kugira ngo watangiye umurimo mwiza uwukomeze kandi uwusoze. Dukomeze twumva amakuru meza y'uko hari icyo uri gukora, dukomeze twumva amakuru meza y'uko hari abo uri gukiza, dukomeze twumva amakuru meza y'uko icyorezo cyacitse intege. Habwa icyubahiro Mwami Imana yacu, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.